Abasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Dukomeje gusoma Bibiliya tugeze ku munsi wa gatatu w'umwaka. Turakomereza ku itangiriro igice cya 8 tugarukire kuri 11 ku murongo wa 9. Umwuzure urakama, Nowa asohoka mu nkuge. Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama. Amasoko y'ikuzimu araziba, imigomero yo mu ijuru iragomerwa, imvura iva mu ijuru iricwa. Amazi asubirayo ava ku butaka ubudasiba. Ya minsi 150 ishize, amazi aragabanuka. Ukwezi kwa karindwi ku munsi wako wa 17, ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Amazi agabanuka ubudasiba ageza ku kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere, impinga z'imisozi ziraboneka. Iminsi 40 ishize, Nowa akingura idirishya ryo mu nkuge yabajije. Yohereza igikona kirajarajara kugeza aho amazi yakamiye ku isi. Maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko amazi agabanutse ku isi. Maze ntiyabona aho ishinga ikirenge cyayo imugarukaho ku nkuge, kuko amazi yari akiri ku isi yose. Ayisingiriza ukuboko arayenda ayisubiza mu nkuge. Asiba iminsi 7, yongera kohereza iyo numa kuva mu nkuge. Igaruka aho iri nimugoroba ifite ikibabi kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo, icyo yakuye ku giti. Bituma Nowa amenya yuko amazi agabanutse ku isi. Asiba indi minsi 7, yohereza ya numa, ntiyasubira kumugarukaho. Mu mwaka wa 601 mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa mbere, amazi akama mu isi. Nowa akuraho igipfundikiye ya nkuge, arareba abona ubutaka bwumye. Mu kwezi kwa kabiri ku munsi wako wa 27, isi iruma. Imana ibwira Nowa iti: sohokana mu nkuge n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe, kandi usohokane ibibaho byose muri kumwe byo mu bifite umubiri byose, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikururuka hasi byose, kugira ngo bibyarire mu isi cyane, byororoke bigwire mu isi. Nowa asohokana n'abana be n'umugore we n'abakazana be, amatungo yose n'inyamaswa zose n'ibikururuka byose n'inyoni zose n'ibisiga byose, ibyigenza ku isi byose nk'uko amoko yabyo ari, bisohoka muri ya nkuge. Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati: sinzongera ukundi kuvuma ubutaka ku bw'abantu, kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze. Isi ikiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshyi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Tangiriro igice cya 9. Imana isezeranira Nowa isezerano. Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti: mwororoke mugwire mwuzure isi. Inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe byo n'ibyuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose.
ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu, bibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. Ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo, nibwo maraso yayo. Kandi amaraso yanyu, amaraso y'ubugingo bwanyu, sinzabura kuyahorera. Nzayahorera inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu. Nzabumuhorera undi muntu wese. Uvushije amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Namwe mwororoke mugwire, mubyarire cyane mu isi mugwiremo. Imana ibwira Nowa n'abana be iti, ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho, n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi zose hamwe namwe, ibisohotse mu nkuge byose, inyamaswa zo mu isi zose. Ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Imana iravuga iti, iki ni cyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, kugeza ibihe byose. Shyize umuheto wanjye mu gicu, ni wo mukororombya, uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Nuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo. Nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe nibibaho, ibifite umubiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite umubiri byose. Umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzajya nkureba kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana n'ibibaho bifite umubiri byose biri mu isi. Imana ibwira Nowa iti, icyo ni cyo kimenyetso cy'isezerano nakomeje, riri hagati yanjye n'ibifite umubiri byose biri mu isi. Bene Nowa basohotse mu nkuge ni Shemu na Hamu na Yafeti. Hamu ni se wa Kanani. Abo uko ari batatu nibo Nowa yabyaye, ari bo bakomotseho n'abakwiriye mu isi hose. Nowa atangira guhinga ubutaka, ateramo uruzabibu, anywa vino yarwo, arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze. Shemu na Yafeti benda umwambaro, bawushyira ku bitugu byabo bombi, bagenza imigongo, batwikira ubwambure bwa se, kandi kuko bari bamuteye imigongo ntibarora ubwambure bwe. Nowa arasinduka amenya iby'umuhererezi we yamugiriye, aravuga ati, Kanani avumwe, azabe umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Kandi ati, Uwiteka ahimbazwe, niwe Mana ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani yabe umugaragu we. Hanyuma ya wa mwuzure, Nowa amara imyaka 350. Iminsi yose Nowa yaramye ni imyaka 950, arapfa. Igice cya 10. Urubyaro rwa bene Nowa. Tuzabisanga no mu byo ku ngoma za mbere. Igice cya mbere kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 23. Uru ni rwo rubyaro rwa bene Nowa, nibo Shemu na Hamu na Yafeti babyaye abana hanyuma ya wa mwuzure. Bene Yafeti ni Gomeri na Magogi na Madayi na Yavani na Tubali na Mesheki na Tirasi. Bene Gomeri ni Ashikenazi na Rifati na Togaruma. Bene Yavani ni Elisha na Tarushishi na Kitimu na Dodanimu. Abo ni bo bagabiwe ibirwa by'abanyamahanga nk'uko ibihugu byabo biri,
umuntu wese nk'uko ururimi rwabo rumeze, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amahanga yabo ari. Bene Hamu ni Kushi na Misirayelimu na Puti na Kanani. Bene Kushi ni Seba na Havila na Sabuta na Rama na Sabuteka. Bene Rama ni Sheba na Denani. Kandi Kushi yabyaye Nimurodi, atangira kuba umunyamaboko mu isi. Yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka, nicyo gituma bavuga bati nka Nimurodi wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Igihugu yimyemo ubwa mbere ni Babeli na Ereki na Akadi n'i Karune no mu gihugu cy'Ishinari. Ava muri icyo gihugu ajya muri Ashuri, yubaka i Nineve n'i Rehobotiru n'i Kara n'i Reseni iri hagati y'i Nineve n'i Kara. Aho niho wa mudugudu ukomeye. Misirayimu yabyaye Abarudi n'Abanami n'Abarehabi n'Abanafutahi n'Abapatirusi n'Abakasiluhi, nibo bakomotsweho n'Abafilisitiya. Yabyaye n'Abakafutori. Kanani yabyaye imfura ye Sidoni na Heti. Yabyaye n'Abayebusi n'Abamori n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abaruki n'Abasini n'Abanyaruvadi n'Abasemari n'Abahamati. Ubwa nyuma imiryango y'Abanyakanani irakwira. Urugabano rw'Abanyakanani rwaheraga i Sidoni rukagenda rwerekeje i Gerari rukageza i Gaza, rukagenda rwerekeje i Sodomu n'i Gomora na Adima n'i Seboyimu rukageza i Resha. Abo ni bo buzukuruza ba Hamu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, nk'uko ibihugu byabo biri, nk'uko amahanga yabo ari. Na Shemu mukuru wa Yafeti, sekuruza w'urubyaro rwa Eberi rwose, nawe abyara abana. Bene Shemu ni Elamu na Ashuri na Arupakisadi na Ludi na Aramu. Abana ba Aramu ni Usi na Huri na Jeteri na Mashi. Arupakisadi yabyaye Shera, Shera yabyaye Eberi. Eberi yabyaye abahungu babiri, umwe witwa Pelegi, kuko mu gihe cye arimo isi yagabanijwemo, kandi murumuna we yitwa Yokitani. Yokitani yabyaye Alumodadi na Sherefu na Hasumaveti na Yera na Hadoramu na Uzari na Dikira na Obaru na Abimayeli na Sheba na Ofiri na Havila na Yobabu. Abo bose ni bene Yokitani. Urugabano rw'igihugu cyabo rwaheraga i Mesha rukagenda rwerekeje i Sefaru rukageza ku musozi w'iburasirazuba. Abo ni bo buzukuruza ba Shemu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, mu bihugu byabo no mu mahanga yabo. Iyo niyo miryango ya bene Nowa, nk'uko yabyaranye mu mahanga yabo. Muri bo niho amahanga yose yagabanirijwe mu isi hanyuma ya wa mwuzure. Imana inyuranya indimi z'abantu. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende,
izagere ku ijuru kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba ni ubwoko bumwe, ni ururimi rumwe. Ibyo ni byo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo, akabatataniriza gukwira mu isi yose. Tuzasubire ku munsi wa 4 w'umwaka.